twongeye kugira ikaze umukunzi wa Cobra Media TV, tuguha ikaze mu kiganiro ni Friday Vibes, aho tugenda tuvuga cyane twibanda kuri showbiz, tugenda tureba basitari batandukanye baba bagiyemo muri iyi weekend cyangwa se mu cyumweru tugenda dusoza. Icyo usabwa hano ni kuri Cobra Media TV ugifungura wahageze uke gukanda ayo magambo y'umutuku yanditseho subscribe, ndetse ku ruhande urabona akazogera gafungure kugira ngo igihe cyose dutunganyije inkuru yacu, igihe cyose dutunganyije ibiganiro byacu ujye uyibona mu bambere. Amakuru menshi cyane tuba twategura kugira ngo tuze kugezaho umukunzi wa Cobra Media TV, cyane twibanda of course kuri showbiz, imyidagaduro itandukanye ndetse n'ibindi byinshi cyane, ariko twibanda cyane mu mpano nshyashya, muziki ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Reka turebe cyane twihuse, turareba kuri The Pink yateye intambwe ishimishije mu muziki we, wise Clarisse Uwineza uzwi ku izina rya The Pink, usanzwe aririmba hip hop mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza. Turaza kureba byinshi cyane bigenda bivuga ku ndirimbo yafatanyije n'abandi bahanzi bagiye bakomeye cyane barimba hip hop cyangwa se mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, ariko mu buryo bwa hip hop muri Afrika bakomeye cyane. Turaza kureba byinshi cyane ku ndirimbo bayisize hamwe bagakora, bakabasha kuba bayisize cyangwa se basohoye iyo ndirimbo. Turanyarukira none turaza kuri Butera Knowless, murabizi mishi yasize ya mbere yasohoye indirimbo yise Prayer, indirimbo yakunzwe cyane n'abanyarwanda benshi cyane, indirimbo nziza cyane, ariko ya ndirimbo itanga ubutumwa cyane ibwira abantu bari mu rukundo, cyangwa se ibwira wa muntu wihaye gahunda yo kujya akunda abakobwa benshi cyangwa se abahungu benshi, akajya abatendeka agira gute ariko asa nk'ubibutsa byinshi cyane. Byavuga ko iyo ndirimbo byinshi cyane abaturage barayikunze, cyangwa se abanyarwanda barikunze, ndetse n'abakurikira showbiz nyarwanda by'umwihariko abakunzi be, abakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko barayikunze cyane. Turaza kugaruka rero kuri iyo ndirimbo Prayer, aho yabasha gushyira hanze video yayo, cyangwa se video official yayo iri hanze ubu ngubu. Ni video nziza cyane, video ubona ko ifite karite, cyangwa se ari video ikoze neza kandi iba yateguwe. kandi turaza no kugaruka ko yahindiye icyo nakwita nkaruka cyangwa se nk'imisatsi, ndetse bifise icyo bisobanura cyangwa se bifite icyo bihishe kubigendanye n'iyo ndirimbo. Turihuta cyane, turaza kujya kuri Ogi mu ndirimbo ye yise nshyashya yise Humura. Turaza kureba byinshi cyane bitandukanye, ni indirimbo of course yo kuramya no guhimbaza Imana, indirimbo nziza cyane. Turaza kureba byinshi cyane bigenda bitanga twese cyane. Rero turaza nanone kunyarukira muri football of course, kuko ni showbiz, ni sport, ni imikino myinshi cyane tujye tureba, n'ubundi ni ya makuru y'abastari, amakuru y'ibyamamare. Turaza kureba ku makuru menshi cyane yagiye avugwa, turaza kwibanda cyane uyu munsi mu gace ka sport kacu. Turaza kureba kuri Rayon Sport cyangwa se Gikundiro, aho ibibazo byinshi cyane byagiye bivugwa mu minsi yashize, mu minsi yagiye itambuka myinshi cyane, ibibazo Rayon Sport yahuye nabyo cyane, ariko byatijwe muri na COVID-19, ariko navuga ubu aho bigeze nyuma y'uko Perezida wa Repubulika asize mu majwi ko ibibazo bya Rayon Sport bigomba gukemuka. Kuri ubu ngubu minisitiri ufite inshingano, cyangwa se ufite sport mu nshingano ze, yatangaje ko vuba bidatinze Rayon Sport igiye kubona igisubizo. Okay, reka nongere nguhikaze kandi ngushimira wowe wamaze gukora subscribe ni Cobra Media TV. Nkwibuza kandi nawe turayikora nyaruka kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Biroroshye cyane no gukanda ayo magambo ndetse subscribe y'umutuku, ku ruhande we tubona akazogira uragakanda kugira ngo ndetse dutegura amakuru ujye ubona gatanu kuri gatanu. Reka twose cyane turareba ni umuhanzi ni The Pink, cyangwa se ni The Pink uzwi ku izina ya The Pink, ariko musanzwe yitwa Clarisse Uwineza. Ni umuhanzi nyarwanda rero uririmba indirimbo za gospel, ariko muri yanjyana kwita hip hop, ni njyana of course iramenyereye mu buzima busanzwe mu Rwanda, cyese mu basore bagiye batandukanye, ariko iyo waje mu gisata cya gospel ukavuga ngo ugiye kuririmba hip hop mu gisata cya gospel, ndakeka ntabwo ari benshi cyane, ariko uyu nguyu ni umwe muri bo bagerageza kuririmba gospel mu buryo bwa hip hop kandi ukunzwe cyane kurenza abandi. Turareba byinshi cyane rero aho yakoze indirimbo afatanyije n'abastari bagiye batandukanye, abastari bakunzwe cyane kandi nabo baririmba gospel muri Afrika, ndetse kandi baririmba uburyo bwa hip hop kandi baririmba gospel muri Afrika. Turaza kureba ni indirimbo rero
bisize hamwe bise nka Cypher cyangwa se bise nka Cypher, aho bize kwiza bose uko ari barindwi cyangwa se baturuka mu bihugu birindwi bajya batandukanye, kandi bose hari n'abakobwa. Bisize hamwe rero bita Queen's Cypher, ni indirimbo basize hanze. Ndetse tuributsa ko baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, hari nko bita Like uturuka muri Malawi, kaza Gumba uturuka muri Zambia, hakaza Kalis uturuka Nigeria, hakaza Red B uturuka Nigeria, hakaza Lily White uturuka Kenya, tukagira na The Pink uturuka mu Rwanda, tukanagira na Star Sick uturuka Nigeria. Urumva ni ikintu yakoze kinavuga ngo gihambaye cyangwa se n'ishyuru kidasanzwe kwihuza n'abahanzi bagiye batandukanye, by'umwihariko banaturuka mu bihugu bigera kuri birindwi, bagashyira hamwe imbaraga, bagahuza imbaraga, bagakora umuziki cyangwa se bagakora iyi ndirimbo yo guhimbaza no kuramya Imana, kandi mu buryo bwa hip hop, nk'uko uyu muhanzi kazi Clarisse Uwineza uzwi ku izina rya The Pink n'ubundi arizo ndirimbo asanzwe asohora. Ni ibyishimo rero, n'ibyo kwishimirwa, ndetse n'abanyarwanda n'ibyo gushima ko kuba umukobwa nk'uyu cyangwa se umuraperi nk'uyu mu buryo bwa gospel nawe yateye intambwe kugira ngo abashe no kugeraho umuziki wawe ugeza, kandi abashe no gukorana n'abahanzi navuga ko bari mpuzamahanga. Twiza cyane, reka turanyarekera muri Kina Music turareba Butera Knowless, ndetse turongera no ku ndirimbo ye Prayer cyangwa se The Prayer cyangwa se Prayer nkuko wabyita, byose nibyo. Ni indirimbo rero yasohoye mu minsi yashize, mu minsi duhereje imbere, nyuma yashize cyane myinshi, ariko ntabwo iramyinshi cyane. Ni indirimbo yakunzwe n'abanyarwanda cyane, indirimbo abanyarwanda bakunze, kandi ni indirimbo ifite ubutumwa, ni indirimbo ishaka kugira icyo yigisha societe, ishaka kugira icyo yigisha urubyiruko muri rusange. Indirimbo navuga ngo ni y'urukundo ariko rugamije gukebura cyane cyane, aho avuga ngo ni inkuru ivuga ko hari umuntu ushobora kuba yakundana n'abantu cyangwa se abakobwa cyangwa se abahungu benshi cyane, akajya abakina cyangwa se cyangwa se yababeshya, afite benshi ya dating niki. Ariko reka tugaruke kuri iyi video yakozwe cyangwa se yakozwe y'indirimbo, aho imaze nk'iminsi nk'ibiri cyangwa se umunsi umwe igiye hanze. Ni video nziza cyane rero, kandi yagaragaje ubuhanga koko bwa Kina Music, n'ubundi isanganwe ije ishimangira koko Kina Music ari label, kandi label irimo ibikora kandi inabikora mu Rwanda, kandi itanga umusaruro, kandi ishyira navuga ngo producer zikeneye kandi zifite quality ku isoko. Ni indirimbo nziza cyane rero, ni indirimbo ifite amashusho meza cyane, kandi indirimbo abanyarwanda bakunze, indirimbo barimo bareba ku bwinshi, kandi ni indirimbo kabisa ubona ko ifite umwimerere, kandi na nyirayo Knowless, Butera Knowless, aho yagaragaye mu ndirimbo asa nkaho yahinduye look, asa nkaho yahinduye, navuga ngo yaje ari muri yaje ari umuntu mushya kurenza ko twari dusanzwe tumumenyere. Ni indirimbo rero wanyarukiraho ukareba kuri Butera Knowless kuri YouTube ye n'ahandi hose ushaka kuyibona. Ni indirimbo ifite video nziza cyane, gushishikariza kugenda ukareba. Turanyarukira no kuri ni tugende twihuza cyane, turebe Ogi yagarutse mu ndirimbo y'ishyashya bise Humura cyangwa se yise Humura. Iyi ni indirimbo nziza cyane, ni umuhanzi navuga ngo wa gospel ukizamuka, ariko afite impano nziza cyane, afite impano, kandi yasohoye yabasha no gusara indirimbo bise cyangwa se yise Humura. Indirimbo nziza cyane, indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana, indirimbo navuga ngo ushaka kumva wari ufite ibibazo, wari ufite ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, ndetse wumvaga uri ucitse intege, wumvaga uremerewe, ukaba wasubizwa mu ntege, cyangwa se umutima wawe wagaruka, cyangwa se hari ibintu wumvaga ko bikuremereye byakuruha. Ni indirimbo nziza cyane rero, kandi indirimbo ihumuriza abantu, indirimbo ya gospel. Of course ko indirimbo nyinshi za gospel ni za ndirimbo ziba zihumuriza abantu, zibibuza ko hari ibyiringiro, zibibuza ko hari ubundi buzima tugomba kubamo higa yejo hija ubuzima. Indirimbo kwibuza ko nubwo waba uri mu guca mu bibazo uyu munsi, cyangwa se uhuye n'ibibazo uremerewe cyane, ariko ikakwibutsa ko hari igihe ibyo bibazo bigomba kurangira, kandi igihe kigeze kugira ngo birangire. Ni indirimbo nziza cyane rero yita Humura, cyangwa se yayise Humura, Ogi yayise Humura, kandi koko nkubwira ngo humura, ibibazo ufite aka kanya ntabwo ari iherezo ryawe bigiye kurangira. Nkwibutsa iyi ni Cobra Media TV, gerageza ukore subscribe. Nkwibutsa gukora subscribe biroroshye cyane, ugifungura iyi video banza kandi amagambo yanditseho subscribe ku ruhande uhita ubona akazogero, nugafungura
urabufashe nka bonoma cyangwa se igihe cyose dutunganyije inkuru zacu zisizeho kuri Cobra Media TV uba uri uwa mbere ku itatu umenyeshwa cyangwa se uhita ubona inkuru dusizeho. Reka tunyereke twize cyane, nanone turagenda twihuta cyane tugana ku musozo. Reka turebe amakuru twabateguriye cyane cyane muri inkuru tugiye kwimara kuri sport, ko tugenda turi amakuru menshi atandukanye ni showbiz of course, twimanda kuri sport zigiye zitandukanye, imiziki ndetse n'ibyamano bigiye bitandukanye. Ariko ubu ngubu tureka tuvuge ku makuru yajyanye na Gikundiro Forever cyangwa se Rayon Sport. Nyuma ibibazo byinshi cyane Rayon Sport agihura nabyo, nyuma y'amakimbiranye, nyuma yo kutumvikana hagati y'abayobozi, y'abafana, abakinnyi n'ibiki byinshi cyane, ariko ahanini n'ibibazo byatewe navuga ngo byatewe na COVID-19 aho yaje kwibasira, ndetse navuga ngo uruganda rwa sport mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu muri rusange, ariko igasa nkaho ishe nkizana ibibazo muri Rayon Sport cyangwa se muri Gikundiro. Nyuma y'uko President Paul Kagame agiranye ikiganiro kuri mu minsi yashize cyangwa se kuri Radio Rwanda, Televiziyo Rwanda, akabasha kuvuga ko kuri Rayon Sport ko ibibazo byayazi neza ko bishobora kuba byarakemutse, kuko hari umunyamakuru wamubajije ikibazo. Kuri ubu ngubu igihari ni uko minisitiri ubifite mu nshingano cyangwa se minisitiri w'umuco na siporo yemeje cyangwa se bidakuka yamaze gutanga igihe ntarengwa cy'uko ibibazo bya Rayon Sport, amakimbirane ya siporo, ibibazo by'abakinnyi, ibibazo by'abafana, byo bibaza ku bafana ba siporo, abafana ba siporo icyo bamenye kumenya byose, yatanze itariki ntarengwa cyangwa se igihe ntarengwa cy'uko ibibazo byose bigomba kuba byakemutse cyangwa se byakemukiye muri Rayon Sport. Minisitiri w'umuco na siporo aremeza ko bidatinze bidakuka Rayon Sport cyangwa se ibibazo biri muri Rayon Sport, ibibazo abantu benshi bibaza, ndetse haba muri komite nyobozi ya Sport, haba mu bafana, haba no mu bakinnyi muri rusange, byose bigiye kujya ku murongo cyangwa se byose bigiye gutungana, kuko ni ikibazo navuga ngo gisa nkaho kirimo kirambirana cyangwa se gihora mu itangazamakuru, cyane cyane mu binyamakuru bya sport cyangwa se cyane cyane ku banyamakuru bakora sport cyangwa se bakora amakuru ya sport. Ni inkuru ivuga kenshi, ni inkuru igaruka mu itangazamakuru kenshi. Minisitiri ufite mu nshingano ze yatangaje ko iki kibazo kigiye gushyirwa ku iherezo cyangwa se kigiye kurangira kugira ngo kive mu nzira, cyihute kive mu nzira, abafana ba Rayon Sport cyangwa se ba Gikundiro bave mu giherahiro, kandi n'abakinnyi of course, kandi icyo kibazo kirangira kugira ngo ibintu byose birushaho kugenda neza, kandi siporo yacu tugira ngo twiteze imbere, ndetse wa mukunzi ukunda Gikundiro cyangwa se ukunda of course Rayon Sport yumve ko ibibazo Rayon Sport ifite bagiye kubyitaho, cyangwa se minisitiri nk'uko yabivuze yatanze igihe ntarengwa cyo kuba byakemutse kandi bigakemuka neza. Ndagushimiye cyane rero, ni Cobra Media TV, nkwibutsa gomeza kwibutsa utarakora subscribe ugira vuba, tujyane rwose uyikore ukanda kuka ni amagambo y'umutuku yanditseho subscribe, ndetse kurande tubona akazogera kugira ngo nitoje twa-uploadinga video nshyashya cyangwa dukoze inkuru nshyashya ugizibona mu bambere, kandi gukora share kugira ngo sharing ubutumwa n'abandi, ndetse na comment yawe ibikenewe. Ni Cobra mwari muri kumwe, iyi ni Cobra Media TV. Ciao, ndagushimiye cyane, amakuru yo ni akagaruka.